Uyu munsi rero amakuru navuga ko hari mashyashya nuko ni Pi Fest iri kugenda igana ku musozo. Navuga ko Pi Fest yaratangiye ku itariki 29 z'uku kwezi kwa 10, ngira ngo bari bavuze ko izarangira ku itariki 5 z'ukwa 11. Ni Pi Fest yari igizwe n'ibintu bikurikirana kuvuga ngo nuko abacuruzi bagombaga kuranga ibicuruzwa byabo kuri map ya Pi, then abapioneer nabo bakaba bahaha. Rero iyi Pi Fest iri mu nzira zo gusoza, ni iminsi n'icyumweru ngira ngo bari bayihaye, gusa ngira ngo kuri video naberetse ubushize nari nabasobanuriye uko bikora. Ni Pi Fest rero aho tuzatuhaha cyangwa se abantu bari guhaha bakoresheje Pi zabo, bagaha ku masoko agiye atandukanye bigendeye kuri Pi map. Ni ukuvuga ngo map ya Pi ukasacinga muri Pi map, then ugasacinga umucuruzi runaka cyangwa product runaka ushaka na location, ugasacingamo location bakaba bakwereka product zihari ukaba wahaha. Rero navuga ko ku bijyanye n'igiciro ni ukuvuga ngo abacuruzi bashyiraho product zabo, then hakabaho n'igiciro, ariko ku giciro ngira ngo bagomba kuba icyo bita bargaining, kumvikana. Bargaining ni ukumvikana rero hagati y'ugura n'ugurisha, bakaba bakumvikana igiciro kugira ngo hatabamo guhendwa, kabisa. Ni ukuvuga ngo rero ibi biratwerekeza kuri ya plan Nicolas yahoze avuga, ari nayo ashishikariza abantu gukora ubucuruzi bugiye butandukanye bikoresheje cyangwa se bakoresheje payment ya Pi. Ibi rero uko babikora cyane niko value, ni ukuvuga ngo value ya Pi igenda izamuka, niko igenda izamuka kandi na community ikagenda yitabira. Murabizi ko buriya ikintu gihuza abantu benshi harimo n'isoko. Mu isoko hahuriramo abantu benshi. Rero niba mu isoko hahuriyemo abantu benshi, noneho medium of exchange, ni ukuvuga ngo ikiri buhuza aba bantu exchange amafaranga, kuvuga ubwo ya medium of exchange, ni ukuvuga ngo rya faranga ni Pi. Urazana imodoka mwishyure Pi, urazana iki n'iki mwishyure Pi. Uko tugenda dukora za transaction zigenda zizamuka, zigenda ziyongera, kandi na community n'abaconsumer bakaba benshi, n'abantu bazikeneye bakaba benshi, niko value ya rya faranga rigenda rizamuka. Ubwo rero ino ni inzira nziza yerekana ko ifaranga rizagira agaciro, kuko ni batangira kurikoresha abantu bakarihaha, niko hazagera n'abarikenera bajya kurihahisha, kuko amasoko yatangiye gusetinga ko price izakoreshwa ari Pi. Ubwo rero bisobanuye iki? Bisobanuye ko ni uburyo bwiza bwose buzatuma iri faranga rizamuka cyangwa se rikagira agaciro, rikamenyekana ku barifite, bakagira nabo uko bamererwa neza, ubwo ndi kuvuga mu bijyanye n'imibereho ikagenda izamuka. Ikindi ni ko iri faranga ni international, ni ifaranga international rihuza ibihugu bigiye bitandukanye. Urumva rero n'amasoko azaba international, n'amasoko azaba atandukanye kandi ari mu bihugu bitandukanye. Bisobanuye ko rero bizafasha abantu benshi barifite. Rero abantu murifite murikomereho guys, murikomereho. Ni ifaranga rigomba guhindura ubuzima bwanyu. Rero nari nkomeje kuri Pi Fest, ndi kubasobanurira igihe izarangirira. Gusa ikindi kintu Nicolas yavuzeho, ngira ngo muri iyi minsi yavuze ku bintu bijyanye no gufasha abantu, ni ukuvuga ngo aba validator mugomba gufasha abantu batarakora KYC bareba uko bayikora kugira ngo twacivinge goals yo kugera kuri mainnet. Kuvuga ngo goals yo kugera kuri mainnet tukaba twayigeraho. Ubwo rero kuba twagera kuri mainnet ni uko abantu bagomba gukora bagakora ama KYC. Abantu bari muri grace period namwe batangarije ko ku itariki byibura ya mbere z'ukwa mbere 2025 mugomba kuba mwakoze ibisabwa, yaba faze ya mbere ya grace period ariyo gukora KYC izarangira mu kwa 11, faze ya kabiri yo gukora migration mwizivana muri mining app muzijyana muri wallet, bigomba nabyo kuba byarangiye. Ubwo rero mwibuke guys, abantu muri grace period mugerageze
musabumitinge KYC zanyu cyangwa se mwandikire abasapoti babahe KYC. Ikindi ku bantu mwandikira mugomba kuzamupinga attention mukareba ko abo muri kwandikira ari sapoti ya nyayo, kuko ari igihe mu wandika ugashyiramo imyirondoro yawe kandi ugasanga imyirondoro washyizemo ihuye n'iyo wiyandikishijeho kuri application ya Payibu, ugasanga bikaba byatuma umutekano wa account yawe uba wakemangwa. Ubwo rero mwitonde mu checking murebe ko support mwandikira ari iya nyayo, ibindi ni ugutegereza rero, gutegereza ko byajya mu bikorwa. Ubwo rero ndakomeza bashishikariza gukora subscribe, ibindi byose tuzabibona muri video zigiye zitandukanye. Murakoze, mukomeze mugubwe neza, Imana ibirinde.